Isomo Mula TV. Mu buzima bw'abakundana hari igihe habonekamo agatotsi cyane cyane nk'igihe habonetsemo ikibazo cyo kuba arimo uwaba waciye undi nyuma. Hano tuje kukugira inama rero y'ibintu wakora mu gihe ubona umukunzi wawe arimo kuguca inyuma cyangwa se wenda n'igihe amufatiye mu cyuho. Ikintu cya mbere buri uzakora wihubuka gufata icyemezo. Ushobora gufata icyemezo uhubutse ugasanga bigiye kugira ikibazo no ku rubyaro rwawe, ugasanga abana bawe bibagizeho ingaruka nawe ubwawe bitagusize, cyangwa se ukazasanga nyuma warahubutse wafashe umwanzuro nabi. Ikintu cya kabiri uzakora uzirinde kwigunga. Kujya kwigunga si umuti w'ibibazo, ahubwo gerageza kugira ngo bya bibazo use nk'ubyiyibagiza cyangwa se kugira ngo ugerageze kuba wabyikuramo. Ushaka ibintu biguhuza, ushobora wenda kuba wakirebera filime, ukakunda kumva indirimbo, kuririmba. Ibyo bizagufasha kuba wakibagiza bya bibazo. Ikindi kintu nanone buriya kurira ni ibintu bisanzwe ku muntu wababaye, kuko nabyo bigufasha kuba waruhuka, ukumva ari intambwe wenda umubiri wawe urimo kugenda ugeraho kugira ngo cya kibazo wari wahuye nacyo ubashe kuba wagenda wumva uri kuruhuka. Ikindi uba ugomba gushaka ubujyanama. Buriya bajya bavuga ngo nta mugabo umwe, biba bivuze ko rero umuntu wese aba akeneye undi wamugira inama mu buzima bwa buri munsi. Shaka inshuti yawe wizeye, uyiganirize ku kibazo cyawe. Ubwo ni ya nshuti yawe magara ubona itakuvamo, ugisha inama. Nurangiza umugisha inama, azakugira inama y'ikintu uri buzakore. Ikindi rero cya gatanu uzakora cy'ingenzi cyane, buriya uburakari no kwiyanga birasanzwe. Ni ukuvuga ngo si ikintu kidasanzwe ko wiyumvamo uburakari cyangwa se kwiyanga, kuko warahemukiwe kandi igihe utari ubyiteguye nibwo byabaye. Bivuze ko kurakara ukumva wiyanze, mbese ukumva ntacyo uri cyo, ibyo birasanzwe. Rero bitaho umwanya kugendeye kubwo burakari ngo ubashe kuba wafata umwanzuro uhubutse, kuko nk'uko tubibonye ni ibintu bisanzwe. Icya gatandatu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi ni ugukomeza kwiyitaho. Ni ukuvuga ngo hari igihe wa mukunzi wawe yabonye wenda kugira guca inyuma, yabonye hari ibyo utanoza, yabonye se kwiyitaho byaragabanutse, mbese ntikimeze nk'uko byari bimeze mukimenyana. Inama rero tukugira hano ni ugukomeza kwiyitaho. Hari igihe wenda yagiye icyamujyanye yajyanywe n'irari risanzwe, yiyibagije ko nawe ukiri mwiza kurusha, mbese uri na mwiza kurusha uko yakubonye umuhuye ubwa mbere. Komeza wiyiteho rero. Niba koko umukunzi wawe yaraguciye inyuma, igihe kizagera agaruke, nasanga n'ubundi usa neza, azajya kugereranya na wa wundi yari ariho, asange we kuko uri kwiyitaho kuko nk'ibisanzwe, ariko nanone ukiyitaho nk'umuntu uri kugira ngo urebe ko hari icyahinduka. Birumvikana ko wa wundi uri kwiyitaho kugira ngo abashe kuba yashimisha umukunzi wundi mushyashya ahuye nawe, na wundi uri kwiyitaho kugira ngo ariko yagarura wa mukunzi we. Biba bitandukanye, za mbaraga uzakoresha n'iza wa wundi uri gutuma baguca inyuma ntabwo biba bingana. Izo mbaraga rero uzakoresha zizatuma abasha kugaruka kugira ngo akomeze aryoherwe na rwa rukundo rwawe. Ikindi rero uzakora cya karindwi kirakomeye cyane, bujya kwipimisha igihe icyo ari cyo cyose usanze umukunzi wawe aguca inyuma. Bizagufasha kuko bizatuma umenya uko ubuzima bwawe buhagaze, maze urusheho gukomeza kwirinda. Ushobora gusanga wenda umufatiye mu cyuho, ushobora kuba ari ubwa mbere cyangwa se si ubwa mbere, wenda yari asanzwe abikora byabaye akarande. Wowe genda wipimishe, nurangiza umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Wenda ikindi cya munani uzakora, uzirinde buriya kuba wakwibabariza abana bawe. Uzakore uko ushoboye kose kugira ngo abana bawe utazababaza. Hari abahita bafata umwanzuro wo kuba babata bakigendera, ugasanga barabahunze. Wowe icyo uzakora rero, uzirinde ko umwana wawe yagirwaho ingaruka na bya bibazo murimo wowe n'uwo mwashakanye cyangwa se wowe n'umukunzi wawe, ahubwo uzaharanire ko n'abana batamenya ibyabaye. Mubikore mu ibanga ryanyu, wenda bya bibazo byanyu bijyemo, ariko igihe muri kumwe n'abana muse nk'abishyize ku ruhande. Inshuti yanjye rero uzajya uharanira gushaka
igisubizo mbere y'uko hari ikibazo cyabayeho, nibyo bizagufasha kubana n'umukunzi wawe amahoro. Njye mwumvaga ni Gift Mura, iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe, turahari ngo tubagezeho ibyiza byose. Tubibutse ko subscribe zanyu ziradufasha cyane, comment zanyu zikatwubaka. Mukomeze mubikore kugira ngo TV yacu dukomeze tuyiteze imbere kandi n'amakuru yacu akomeze kuba yatugeraho ku gihe. Reka rero tuzahore mu biganiro byacu bitaha, mukomeze kugira ibihe byiza kandi turabakunda cyane.